muchaka icyubundi ndavuze ngo mwandayame babone mwagiye babone mutari byarakunaniye hako ngiye nta mafaranga yawe nawe ufite sibyo wabimbwiye nta manesi ubundi amafaranga agenda hari ikintu ntagukoreye ibiki se posteri zose naraziguhaye zagusike naraziguhaye none urafumbuye ngo nta mafaranga ufite nta mafaranga kanze nkwereke itumereze amafaranga yawe kanze ngisake ndebe amafaranga kimere neza nagiye numva kubeshya abantu uza kumureka n'amafaranga byagenze ndebera nk'ubufaranga kaba gafite kayandi si ufitera kakagabo n'amafaranga kananyigirira n'utu duceri gusa kananyigirira Mr. Sheri kumesa no. Ibi ni biki mbona ntabwo mzumva ko umugabo wanjye ameze gutya zaba ari ibyo se gute hoya ntabwo byavamo reka nze mubaze ntabwo byakunda umva uru rugo ndarurambiwe ntabwo biri gukunda wampuranye iki kuburyo nsanga ubukingizo mu ipantaro yawe ibi ntabwo byakunda ntabwo byashoboka wampuranye iki wampuranye iki ubu nanjye ntabwo byashoboka ubwo nta narushobora ntabwo nashobora reka ngende ndagiye pe urugo rurananiye umugabo arananiye ngomba kuruvamo nkagenda nta bintu naba ndimo pe byaba ari ibiki akazi kaje kumara iki hano abandi abagabo barababuze ngo nawe ngo uragiye bivuze ngo iki uva mu nzira niyibwirire muteteri Jesus is Lord. umva izi ni indaya zawe izi nizo ndaya zawe ntabwo nshobora kubana n'umugabo w'imbwa umeze nk'uyu nguyu reka ngendera muhungu indaya zigiye hehe ugiye turekera umugabo wacu tumwitware Hey! Aye mite izi ndaya bami. zintwara umugabo koko izi ndaya ziramuntwaye ntabwo biri kumvikana muchaka icyubundi ndavuze ngo mwandayame babone mwagiye babone mutari hano nta naho nyigiye tuzarubanamo tuzarubana kansubiza imyenda mu nzu